Muraho ba mama bejo hazaza. Ndi hano kubafasha kumenya ibimenyetso byo kubyara n'icyo gukora. Reka tubanze turebere hamwe ibimenyetso by'uko umunsi wo kubyara wageze. Kugira ibise bya buri kanya, kuva amaraso cyangwa amazi ava mu gitsina, kuvunguka kwa amazi ari mu nda, kumva umwana amanutse mu kiziba cy'inda, no kumva imbaraga nyinshi cyangwa ukumva unaniranye cyane. Nanse mwabonye ibi bimenyetso. Dore icyo mukora ako kanya. Tegura igikapu cyo kujyana kwa muganga kirimo ibyangombwa byose, amadosiye yanyu y'ubuzima, imyenda, n'ibikoresho by'umwana. Hamagara muganga cyangwa umuforomo wawe ako kanya. Kandi umenye ko hari uzagutwara kwa muganga. Aha, naho hari ikintu gikomeye, ibyo kwirinda. Tukagerageze kubyara uri wenyine cyangwa ngo utinde kuja kwa muganga. Irinde gutegereza kugeza ubwo uvuye amaraso menshi cyangwa umva ugiye guta ubwenge. Iyegereze kwa muganga aho uteganya kubyarira kandi ugume uha amakuru umuryango wawe. Mwibuke ko umubyeyi witeguye ari intwari irwanira ubuzima bushya. Nimubitegure hakiri kare kugira ngo urugendo rugire amahoro. Ngibyo rero ibyo twabagejeho uyu munsi. Niba mungukiye muri iyi video, mwibuke gukanda subscribe kugira ngo muzakomeze kubona andi mabanga. Ibi byose ni ukugira ngo tubahaye urukundo, ubuzima, n'amahoro. Murabeho.